Muraho bene data, nshuti z'umusaraba bari hirya no hino, kure na hafi, abera bose, abakunzi b'umusaraba. Ubuntu bw'Imana n'amahoro bibe muri mwebwe. Niriziki Chantal, ndabasuhuza, umuja w'Imana, wa wundi ugayitse mu maso y'Imana, ndabasuhuje. Muraho yemwe, amahoro y'Uwiteka abe muri mwe. Kubw'ibyo rero ndasuhuza abantu benshi bajya bansuhuza n'abatabona uburyo bwo kunsuhuza ariko bakumva bafite iryo shyaka mu mitima yabo. Ni ukuri, ndetse n'abantu benshi bambwiye ko bari gushaka gukizwa bakava mu byaha. Abo bose ndabasuhuza, harimo abo twagiye tuvugana rwose, ndabasuhuje, ndabazirikana. Hari n'abari mu bihugu bya kure, mwambwiye yuko rwose mufashe icyemezo cyo kureka ibibi mugashaka ubwami bw'Imana. Muraho yemwe, ndabasuhuje. Hari n'abandi bene data bampamagara hari mu bitaro kwa muganga ari abarwayi, nabo ndabazirikana bene data, haba no mu nzu z'imbohe hirya no hino ku isi, ndabasuhuje. Ariko aka kanya, nshuti z'umusaraba, abera b'Imana, abanyotewe no gushaka ubwami bw'Imana, nifuje kubasengera bagezaho iri sengesho ngo Imana y'amahoro yera yo mu ijuru ibane namwe muri iri sengesho, uryumva wese ribashe kumwumva kandi no kumugirira umumaro. Reka duce bugufi tuzamure isengesho, nuko aho muri hose muce bugufi dusenge. Turabazirikana no mu isengesho aho ndashoboye kugera, ariko Imana irahagera. Imana yera iyicaye yahirengeye aheraho mu ijuru. Mbere ya byose uhimbazwe, ndagushimiye Mana y'urukundo n'imbabazi, kuko ari we wemeye kwikuraho umwana wawe ukunda w'ikinege ukamutangira abanyabyaha kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka. Ndagushimye wowe uri hejuru y'abakerubi n'abaserafi, niweho Mana nyakuri yo guhimbazwa n'ibyaremwe. Inkuba n'imirabyo birakumvira, imiyaga n'imiraba biragutinya, biguhindira umushyitsi. Uri Imana yubahwa n'ubutaka, ibitare by'amabuye iyo bikumvise biriyasa, isi igihindura umushyitsi. Uri Imana ikomeye, iyo uvuze gatoya ijwi ryawe rishwaza ibirimi by'umuriro, riramburuza impara. Uri uwera, uri uwo gushimwa, uri Alpha ukaba Omega. Ndagushimiye aka kanya, nzamuye abantu bose imbere y'ubwiza bwawe, bafite umutima wo kuguhindukirira, bashaka kuva mu byaha bakabura imbaraga zo kubivamo. Ndabazamuye kubw'amaraso yamenetse igorogota ku musaraba, maraso ya Kristo Yesu, umwana w'intama w'Imana, umwana utagira Yesu, utagira inenge, utagira icyaha na gake. Dore mwami Yesu, abantu bagufitiye inyota n'inzara, izo ntama ziri kure hirya no hino, ndazisengeye, mbazanye imbere yawe kugira ngo Data wera wo mu ijuru, abo bantu bose ubigaruriza ubugwaneza, ubazane. Ndakwinginze kubw'amaraso Yesu ababoneke nk'ikimenyetso cy'imbabazi, be gucirwaho iteka. Yaba batinganyi bashaka kubireka, indaya bifuza kuva mu bibi, abajura, abasinza, bicanya, bamena amaraso y'abandi, ndakwinginze babibwira ngo Imana nkiyababarira. Iri sengesho rimanukire mu mitima, bakira imbabazi, amaraso Yesu babonekeho, bave mu byaha, bahunga umujinya uzatera isi n'irimbuka ry'abanyabyaha, be kuzacibwaho iteka. Ndetse n'abanyamoko, abarozi, nabo turabasengeye, kuko hakiri amahirwe yo kubabarirwa ibyaha babyihannye. Ni ukuri, amaraso yawe agere no mu barozi, mu bapfumu, baveyo, bave mu byaha, be kuzacibwaho iteka. Mwami w'Uwiteka, dukomeje kwinginga ngo abatuye agakiza batarahemburwa, batarakomera mu buryo bw'umwuka, turabazamuye kugira ngo ubamanureho umwuka wera, ubamanuremo imbaraga, arushaho kubasobanurira ndetse iby'ubwiru bwawe no mu ijambo ryawe. Turabasengeye ngo hirya no hino ubahembuze umwuka, bahembuze ijambo ryawe, ubutumwa bwiza bubagereho, bashaka ubwami bw'Imana, be kwagizwa gusa n'iby'isi bitagira nyirabyo, ahubwo birukange basiganirwe gushaka ubwami bw'Imana. Ndabasengeye ngo bakomeze, kuko iminsi ari mibi.
abenshi bari gukizwa bagakizirizwa mu masega, abandi bagakizwa bagakizirizwa ahantu habi, ariko bayobore kubungeri bazima, abashumba bazima, abapasiteri bazima, ubambika imbaraga hirya no hino aho bari, ubasuke umwuka wera n'ubwenge kugira ngo bashobore kuyobora uyu mukumbi aho ukuriye kuzagera. Ngweretse abarwayi mwami Yesu aho wicaye mu ijuru, mu bitaro byose dore ndahakweretse, abaryamye mu ngo, abadafite ubushobozi, abadafite aho barwarira, abacumbitse, ndabakweretse. Uri mu ijuru ry'amahoro, uri Uwiteka, uri Imana ikiza, uri Imana itabara, uri Imana iruhura abarushye. Ndakwinginze kubw'umutima w'imbabazi umuseke ubatambikire, uri Imana ivuga rimwe byose bikakumvira. Ijambo ryawe riruta imiti yose abana b'abantu bakoresha mu isi, uvuge rimwe gusa, hagira abarwayi basezererwa, ababuze ubwishyu bw'ibitaro abo bose basezererwe batahe, abagore bagiye kubyara turabasengeye ngo ukureho imigambi ya Satani, kureho impfu zitunguranye ku babyeyi n'impinja, ubatabarisha ukuboko kwera. Uri Imana yo gutinywa no guhingirwa umushyitsi, ukuboko kwawe kurahambaye. Uri Imana isatura inyanja igasaduka, uri Imana ivuga byose bikubarara. Niweho Mana rurema abantu, niwe utuma batwita, ureke babyare, ingumbu zibuke nazo uzihe kubyara, uzihe gutwita, kuko uri Data wa twese wera, uri Umwami ugira neza hirya no hino ku isi. Wibuka abagore batabyara bakunambyeho, abo bose ubibuke Mwami Uwiteka, ukore mu nda zabo nguko wibutse Sara, ukibuka Hana. Ibuka ingumba zikutegereje Mwami Imana, ugira icyo uziremera. Dukomeje gusenga twingingira Mwami abari kubwirirwa bakaburara, twingingira indushyi, fubyi n'abapfakazi ngo batabarishe neza yawe, bapfumbaturira igipfusi, abatagira aho kubuha bahereze, tagira ibyo kurya bibahereze. Heregura uwera, uri uwo gushimwa, ingo ziri gusenyuka, Data wera wo mu ijuru yawubakiye umuntu ntirusenyuka. Injira muri izo ngo Mwana w'intama w'Imana, ububakira abo ziri kujegajega. Ndakwinginze tabara abatuye isi, tabara bubaha izina ryawe Kristo Yesu. Rema amashimwe Mwami Imana, erega nukuri n'abasazi nabo bakize, nabo n'abantu. Wanyura mu bitaro byose hano kuri iyi si birimo abarwayi b'abasazi, ukabahereza ubuzima, ukabamuraho igicu cy'umwijima, ukabamuraho uburetwa bwa Satani n'abadayimoni. Uwiteka ukabarabira, ukabakiza. Ndagushimiye, komeza ubane n'abera bose. Urubyiruko rwibuke, abakobwa ndabasabira ngo bagirire neza, ubarinde kugwa mu byaha byose by'ubusambanyi n'urukozasoni. Abakobwa bareme mu mutima muzima w'abari no kwirinda. Abasore nuko baho umutima wa gitwari wo kurwanya icyaha, nkuko ba Danieli baguhamije i Babuloni, n'abasaduraka n'abameshake, nkuko Yosefu yaguhamije muri Egiputa. Sengeye abasore ba Kristo ngo bambike imbaraga, kandi abo kubakirwa ububakira ingo nzima bitanyuze mu byaha. Urakoze Kristo, ndagushimiye. Komeza ubane n'abera bose abaguye Mana, bagifite imitima yabo inzira z'igisiyoni, atari uko babishakaga ari intege nke bagize. Ubeguza ubugwaneza bwawe, babazi zawe zibasanganire. Yo Data wa twese wera wo mu ijuru, abasubiye inyuma ubagarure, abari basinziriye ubakangure mu izina rya Yesu Kristo. Garuke ku itorero ryawe, garuke kubera inshuti z'umusaraba, abajya mu ijuru. Ni ukuri buri wese umugaruka hari hose ku isi. Urakoze ko byumvishije, ndagushimiye Data wera wo mu ijuru. Ndakubashye cyane kuri kunyumva, ndagushimiye ko wemeye kwinginga k'umujakazi wawe w'imbura mumaro. Ndizera ndashidikanya kunyumvise. Urakoze kuri kumwe natwe. Girira neza abantu bawe, abari bugumvira isengesho, ribaramire, ribagirire neza, ribanyure mu matwi, rushaho kwinjira mu mitima mu izina rya Yesu Kristo. Rigira icyo rikora kuri wese, cyane cyane abantu batagishoboye no gusenga, abagezaho gupfa, abo bose batabarwe nawe. Ndetse n'abashyizweho misiyo yo kwicwa, harimo abarozi bagambariye kwica abantu, abo bantu batabarisha ukuboko kwawe. Marayika w'Imana tabare ahantu bagambaniwe kwicwa, nk'abajura, gutera ingo bakabica, abantu bagambaniwe, abo bose batabarwe nawe. Ngaho gira neza no mu nzu z'imbohe, abubaha izina ryawe bakubone, cyane cyane nk'abagambaniwe bakabeshyerwa, babone ukuboko kwawe. Ariko nabihaniyemo ibyaha babone ko kwihana ari iby'igiciro cyinshi.
utabare kuko uri Imana. Ariko abafungiwe ibyaha biremereye ubahe kwicuza no kwihana ibyaha byabo, bamenye ko Yesu azaza. Niba bari guhanwa mu isi bagafunga, bazirikane ko n'Imana nayo izahana, bibatere guhunga akaga kazaza. Ndagusabye ngo mwamugire neza abantu bose mwami bafite n'inyota n'inzara bagushaka. Urakoze kubyumvishije, bisabye data wera wo mu ijuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data nshuti z'umusaraba, byari ngombwa ko n'isengesho ribageraho, nubwo wenda abenshi batabasha kubyumva, ariko ni ngombwa ngo hari abantu baduhamagara ku bwinshi, dusengere, ariko byari bikwiriye ko n'isengesho naho waba uri mu bitaro wumva ko tukuzirikana, tutakumvira ubusa. Niba uri no mu buraya, niba uri no mu businzi, turakuzirikana kuko uri ikiremwa cy'Imana, uri umuntu. Ntago ngusengeye, ntago turi muri babandi ngo uzanshimire. Imana nigukiza ihimbazwe iri mu ijuru. Iri sengesho uzaryumva rikamugirira umumaro, uzahimbaza izina ry'Uwiteka. Ushimiye yaremye ubutaka igahanika ikirere. Ndabashimiye abankurikirana mwese, ni ukuri mujya munsuhuza, nanjye ndabasuhuje, niko kanya mbonye. Kandi ni ukuri abifuza ko tujyana mu ijuru tukafatanya urugamba rwo kurwanya Satani aho muri hose n'abadayimoni muzi ubucakura bwe, mugira amahoro n'umugisha. Murakoze cyane. Ni Riziki Chantal mwari muri kumwe nawe, mugira amahoro. Muraho yemwe. Nimero de telefone 0788 71 33 11 0788 31 11. Kiyo nimero yanjye. Murakoze. Ntago ari impamvu yo kugira ngo njye mbasengera, ariko nanone ndabagira inama yuko buri mukristo wese, umuntu wese wizera Imana, Imana irakumva. Ndabagira inama yo kugira Imana icyizere, mukayihamagaraho muri hose. Uwiteka yiteguye kubumva kuko ni umubyeyi data wa twese. Murakoze. Yesu abaha umugisha.